iri kwinshi ariko nyagasani uburyo bwo kumukorera no gukora buri kwinshi ariko Imana iyo nyagasani rwose. Ibaruwa ya mbere Pawulo yandikira Abanyakorinto umutwe wa 12 umurongo wa mbere kugera ku wa 6. Nyagasani Yezu wowe wasezeranyije abakwemera kuboherereza Roho Mutagatifu, turakwinginze twiyoroheje, reba n'impuhwe abayoboke bawe bamaze iminsi basenga bategurira imitima yabo gusenderezwa imbaraga za Roho Mutagatifu, maze ubasakazemo Roho wawe nk'uko wamusendereje intumwa umunsi mukuru wa Pentekoste. Bahe Roho wawe abavugururemo kandi abasendereza ingabire zose bakeneye muri iki gihe, kugira ngo nk'abiyeguriye Imana, abasaserdoti, abafrere, ababikira babashe kuba mu isi atari ab'isi. Kuba abahamya b'indahemuka b'urukundo n'ubutungane bwawe mu mibereho yabo ya buri munsi, kandi barushaho kwitangira ubutumwa bwa Kiliziya yawe batiziganya. Ubaho bwategeka iteka ryose.